ubwo makaroni tumuhereza ni noodles. Noodles nizo afata. Hari igihe tuziteka harimo inyanya, karoti, turiya tuboro tubamo tw'uturungo bo bashyiramo, twebwe ntabwo tuduteka. Hari igihe rero dushyiramo inyanya, karoti, akenshi usibye ko ibyo bitaburamo, noneho ku munota wa nyuma tugiye kubikuraho tukameneramo amagi 2 kugira binanyorohereze buriya mu gufata regime. Niba mbyutse mu gitondo, ko abana ubu nabashyize kuri gahunda yo koga 2 ku munsi, ubwo niba mu gitondo kuko babyuka 3:30, ubwo 3:40 mba nangiye kuboza. Mu kuboza ndi gufata ayo mazi, namara kuboza nkahita nipanga akazi nkareba ikindi kintu nkoraho. Ibyo ni byo madamazera wanjye azarya. Ikindi nibagiye kubabwira kuwa gatatu ataha kare, ariko n'ubundi nari nababwiye ko kuwa gatatu nimugoroba bafata ipapayi, ariko saa sita kuwa gatatu aba agomba gufata ibiryo mama we yatetse. Muraho neza abantu mukunda uyu mukobwa, yakase umukobwa, uyu mudamu wicaye ahangaha, namwe arabakunda. Nizere ko mumeze neza, nizere ko Nyagasani akomeje guhaza ibyifuzo byanyu, natwe ibyacu biri kugenda bicamo nta kintu bibaye, turimo turashima Imana umunsi ku wundi. Buriya umuntu afite ubuzima aba afite ibintu byose. Ubu ushobora kuba utabifite mu ntoki zawe ako kanya ngo ubibone, nk'umuntu ndi kubona ugiye gusunduka urasunduka ubwo nyine bise byivanga. Kanizere ko mumeze neza. Uyu munsi ndi kunywa amazi hano. Aya mazi arimo indimu, harimo na kokombure. Aya mazi no ku bantu nyine njye akenshi ibi bintu muri kumbonana byagurikira n'amazi. Hari nk'igihe mba mfite nk'ikintu ndi kunywa amazi, ariko mo imbere haba harimo utundi tuntu, kandi aba ari ibintu biri natirere kubera ndi mu bihe byo kugabanya ibiro. Iyo ntangiye kugabanya ibiro, kandi ubwo impamvu ntangiriye aho ngaho nuko nzanywe n'ibintu byo kurya. Iyo ndi mu gihe cyo kugabanya ibiro ntabwo mbyuka ngo mpite nangira regime ako kanya, ahubwo hari ukuntu nangira kugenda ngabanya. Nitubare nimba mu gitondo hari ikintu nafataga cyo kurya, ubwo mbikuraho nkahera nyine nk'icyumweru cya mbere, nkavuga mu gitondo mpagaritse kunywa icyayi. Ahubwo nshobora kubyuka nkafata amazi arimo indimu na kokombure na bakita gute mu kinyarwanda bakita nzakibereka, nuko ntacyo mfite ubundi nacyo ngishyiramo hano, ubwo nkanywa ayo mazi mu gitondo. Ubwo wenda kugira binanyorohereze buriya mu gufata regime. Niba mbyutse mu gitondo, ko abana ubu nabashyize kuri gahunda yo koga 2 ku munsi, ubwo niba mu gitondo kuko babyuka 3:30, ubwo 3:40 mba nangiye kuboza. Mu kuboza ndi gufata ayo mazi, namara kuboza nkahita nipanga akazi nkareba ikindi kintu nkoraho ngaho mu rugo, ku buryo gihura na saa sita. Saa sita nkafata ikintu cyo kurya cyoroheje, cyangwa nkafata smoothie, ubundi nkakomeza izindi gahunda. Ugasanga nk'umunsi wanjye urangiye mfashemo nk'ibintu byo kurya bike. Ni gutyo nangira regime. Rero iyo nagiye kuri ritme neza regime, nabwo nzababwira ukuntu biba bimeze, ariko nuko nangira regime. Rero hari abantu banywa amazi arimo indimu, bagashyiramo ngo vinegre, bakagira gute, ugasanga mu minsi iyo garananutse, ariko atangiye no kuzajya arwara igifu. Niba uri gufata regime, ujye witondera ibintu, ntugapfe kumva ngo abantu ngo bafata ibi bintu ngo nawe uhite ufata. Ujye ubanza utekereze, se nyine nawe ubitekerezeho. Tekereza amazi ashyushye arimo indimu cyangwa arimo n'iyo vinegre ngo banywa ibya buri munsi. Ushaka kubinywa atari buri munsi, ariko ubitekereza ari ibya buri munsi, wumve nimba nta kintu bishobora guhungabanyaho ku mubiri, ku buzima bwawe. Niba wumva nta kibazo, courage, ariko ubaye wumva utangiye kugira ukuntu babara mu gifu gake gake, ujye utekereza ku bintu buri gufata. Rero kubera kokombure
uba wumva bihumura neza, uba wumva gafite ukuntu karyoshye ukuntu ku bantu bakunda kokombure. Uyu munsi nifuje kubasangiza ukuntu ngiye kumena fone yanjye nyishyura inyuma yanjye, kubera ukuntu nibagiwe kuzana akantu ko byibura k'agatebe, kanze nyishyire ku ruhande naza kuyimena. Nkaba ndihombeje. Iyi ni ajenda, ariko ino ajenda ntabwo ari ubwa mbere muyibonye. Abana banjye bose uko ari 4 ibyo kurya byabo byanditsemo hano. Aho bitandukaniye ni hehe? Niba ku rupapuro nyine handitseho ibintu Kama agomba gufata, hejuru haba hariho izina rye, kugira ngo niba hari undi muntu ugiye kubikora cyangwa se nanahari ariko atari njye ugiye kubikora, ugiye kureba arabanza nyine akareba izina ririho, niba atari ku bana batoya cyangwa kuri Kami. Ubwo iyo ari kuri Kami haba hariho izina, kuri bariya akenshi nta zina mba nashyizeho ko bita byigaragaza. Nk'ubu reka mbatere story kwanza. Uyu munsi ni kuwa kabiri. Kami yagombaga gufata saa sita mu gitondo. Kanangire kuwa mbere iyo nkuru ndatanyigeraho kugira ntaza kubivanga. Kuwa mbere mu gitondo Kami yafashe umureti n'amata, nibyo yariye mbere yo kujya ku ishuri. Murabizi abana ku ishuri bagira ikintu bafata, hari abigaho babibaha, hari n'aho abo batabibaha, ariko aho Kami yiga barabibaha. Ariko njyewe kubera ko mba numva iyo ari mu rugo nibyo bima amahoro mu mutima wanjye, mba mbizi ko agiye yariye ku ishuri, bashaka kubimuha akaryaho gakeya yinyozora kugira ngo n'umwanya ugende, ugasanga ntabwo wizeye 100% ukuntu yariye. Ariko iyo avuye mu rugo hari ikintu yafashe nk'uko nabibabwiye, uba wumva unezerewe, uba wumva nyine ubizi neza ko umwana hari ikintu yafashe. Rero mu gitondo kuwa mbere yafashe nyine umureti kumwe n'amata. Nimugoroba kuwa mbere afata, ubundi hari ubwo impamvu iyo horeri imeze gutyo ni iki cyumweru. Ubwo ku cyumweru uhashize hari imbuto yari yafashe ziba nyinshi. Kuwa mbere muha umuneke gusa, umuneke wonyine nta kindi. Haciyemo umwanya nka nyuma y'iminota 40 nibwo yanyweye amazi, nabwo makeya ko bwari bwije make, kandi nijoro ntabwo amazi menshi ntabwo ari meza. Sinzi nimba mubizi, ubundi hari amasaha umuntu ageramo akanywa amazi, hari n'ayo bagomba kubihagarika. Kuko tekereza tutagiye no mu bintu byinshi, wanyweye amazi menshi, ushatse ngaho da ushatse kubyuka ngo ujye gusoba, ubyutsemo nk'inshuro 3. Wibaze ku mwana buri bujye ku ishuri abyutsemo inshuro 3 mu gitondo, agenda afite umunabi nyine w'ibitotsi. Uyu munsi rero yagombaga gufata uyu munsi ni kuwa kabiri cyane kuwa gatatu. Ni kuwa kabiri. Uyu munsi yagombaga gufata makaroni, niho nari ngeze. Ubwo makaroni tumuhereza ni noodles. Noodles nizo afata. Hari igihe tuziteka harimo inyanya, karoti, turiya tuboro tubamo tw'uturungo bo bashyiramo, twebwe ntabwo tuduteka. Hari igihe rero dushyiramo inyanya, karoti, akenshi usibye ko ibyo bitaburamo. Noneho ku munota wa nyuma tugiye kubikuraho tukameneramo amagi 2.
ziba zimeze neza, umeneramo amagi abiri ukabireka ukabimazaho nk'umunota nanone ukabikuraho umwana akabirya, biba bimeze neza bidakomeye. Iyo amaze kubirya gutyo bishobora guterwa nawe, hari igihe tumuha ikindi kintu arenzaho cyo kunywa nka ji cyangwa amata, hari igihe abyanga pe kuko aba yahaze. Rero yagombaga kurya ayo makaroni. Twabyutse dufite ikibazo cy'urugi, twagize ikibazo cy'urugi rw'igikoni. Noneho kandi reka mbabwire, uzarebe iyo ufite umwana nyine ukavuga ibintu akabyumva akaba abizi. Iyo uvuze ati ejo Kame azarya amakaroni, hakabaho impamvu zatumye nk'izo mbabwiye urugi rwari rwapfuye, babura ukuntu bagenda kuzifata aho bagombaga kubikura, niho hariho urugi rwari rwapfuye, bamuha porici. Uzi rwaserera yabaye yagiye kurya rwamubwiye akamfate telefone, kuko njye nari ndyamye, ikirere cyabyutse kitameze neza kubera amasenezite, ntago mba meze neza pe, ntago mba nshobora kuba nabyuka kare kuko mba nitsamura buri mwanya, ntago mba meze neza. Ku bantu muyarwara murabizi, umwana baramubwira ngo guhamagara mama wawe ahita arya yihuta. Yagombaga kurya ayo makaroni kandi aba yanabisomye nawe ko aribyo byanditseho, abura bamuhaye porici, aravuga ati hoya, mama wanjye ntabwo yavuze ko ari bino ndi burya, mama wanjye yavuze ko ndi burya ibi ngibi. Nyine umwana ni umumarayika, ntabwo umwana wajya kumurenganya ngo ibiki, nyine ibyo abona abazi ko ari ibyo, abazi ko nta mpamvu ishobora gutuma bihinduka. Abana bagira ukuntu bitekerereza ukwabo utamenya. Aho ni kuwa kabiri. Uyu munsi ntabwo arataha kugeza ubu ngubu ndi gukora kino kiganiro, nataha ararya ipapayi. Impamvu y'uko ari burya ipapayi ni iyi ngiyi, urabona ku ishuri hari ukuntu babahereza nk'icyayi n'umugati, igikoma, bakabaha nyine ikintu kirimo ifarini, kandi si byiza ko umwana agira constipation. Yego hari abayigira nk'indwara, ariko hari n'abayigira kubera ko aba yari ibintu bikomeye, yagera mu rugo ukamukubita ibindi bikomeye, noneho akagenda agakomererwa koko, ugasanga ariye ibyo bintu bikomeye kare, aratashye nimugoroba ngo mumuhe ngo icyayi, ngo n'irindazi, ngo mumuhe ngo icyayi, ngo na capati, ngo mumuhe gutya. Oya, rwose ni byiza ko umwana nimba ku ishuri, ubundi hari ukuntu ku ishuri babahereza horeri y'ibiryo by'abana ukuntu biteye, ukabibona ukamenya uyu mwana uyu munsi ku ishuri yariye umuceri n'amashaza, nataha twe turamuha ibingibi nyine bitandukanye na bya bindi, mu buryo bwo kumworohereza kugira ngo igogora rigende neza, ikindi nawe arya ibyo biryo yumva byishimiye. Ko numukubita ibiryo yari yariye ku ishuri arakina nabyo, ubona ari kugutera umujinya. Twebwe rero nataha uyu munsi arafata ipapayi. Kuwa gatatu hari handitseho kurya porici, ariko kubera izo mbogamizi zajemo bigahita bihinduka, bizahita nyine babicurika. Kuwa gatatu ahubwo hazajya amakaroni, kamite mbikosora ahubwo nkibyibuka. Ikindi nk'iyo wenda bihindutse, tubare nimugoroba hariho ipapayi, ugasanga nabyanditse ariko nayo nibagiwe nko kuyihaha, dushyiraho nyine akantu kagaragaza ko atabifashe, kugira ngo nyine menye byibura mu cyumweru ko nari nanditse ko agomba kurya ipapayi n'umwembe wenda, cyangwa se ipapayi inshuro 4 cyangwa 3 byarabaye. Ikintu rero kiriho ni uko ubwo tugeze kuwa gatatu ni amakaroni mu gitondo. Uburyo bumwe nababwiye ni buriya tuyateka tukaza gushyiramo amagi, ariko hakaba n'ubwo tuyateka hakajyamo nyine izo nyanya na karoti, hakajyamo na epinari cyangwa se ifi. Ubwo ni uburyo butatu akenshi budahinduka dukunze kuyatekamo n'ubwo ngubwo. Hama kuwa gatatu n'ubundi nimugoroba ni ipapayi, kuko njyewe ipapayi nyimuha kenshi gashoboka.
nyimuha kenshi gashoboka kuko ipapayi ni nziza. Ubwo kuwa kabiri no kuwa gatatu ayirya nta kindi kintu kirimo, ariko ndaje mbabwire ubundi buryo. Noneho kuwa kane hariho umugati na bureba n'icyayi. Nubwo ku ishuri hari igihe bahabwa icyo cyayi, ariko ibintu byo mu rugo ni ibyo mu rugo, bitandukanye n'iby'ahandi hantu aho hose. Bitandukanye n'ibyo ku ishuri, bitandukanye n'ibyo muri resitora, bitandukanye n'iby'ahantu ashobora kujya yagiye gusura abantu. Hari ukuntu mu rugo ikintu cyo mu rugo aba ari cyo mu rugo. Kuwa gatatu rero hari ahantu hamwe mfite, ahantu mba n'ahantu njya kugura umugati harimo urugendo. Kandi impamvu ni iyihe: hari aho naguraga umugati bwa mbere ngasanga imigati yaho mo imbere ntabwo ihiye, kandi imigati idahiye rwose, umva imigati idahiye neza rwose, abantu babikora babizi ko babikora, mujye mumenya ko muba muri gushaka gutera abantu uburwayi. Umugati udahiye neza wanakwica. Ni umugati rero na bureba. Ni byiza ko umwana cyangwa se umuntu mukuru arya umugati usize. Ni byiza kabisa. Njye nzabereka ukuntu iyo ndiye umugati nkurya umeze. Iyo umugati rero usize biba ari byiza. Hari uburyo bubiri nkundamo umugati, nshobora kuzakora bumwe cyangwa bubiri, nyine ubwo ngubwo nkabubereka kandi bizabafasha. Rero ku mwana ni byiza gushyiramo bureba cyangwa konfitire cyangwa ubuki. Rero twebwe hano hariho bureba n'icyayi, nibyo azafata kuwa kane mu gitondo. Noneho kuwa kane nimugoroba atashye azafata umwembe n'ipapayi. Ubwo umwembe n'ipapayi. Ariko mana yanjye, kuwa gatanu ntabwo nabyanditse ngo mbirangize. Umwembe n'ipapayi. Noneho kuwa gatanu azafata amata na biswi. Amata na biswi ni nka bya bindi naberetse nakoze, ariko ubwo havuyemo umuneke. Ikindi, kubera ko Ami wari umuntu mukuru ufite n'amenyo ahekenya neza, we ntabwo tujya kubiburendinga, wapi. Kandi n'impamvu bari ababebe tubiburendinga ni uko haba hajemo umuneke. Ubundi ubungubu twatangiye nyine kuza tugabanya no kuburendinga cyane ibintu byabo, ukabikora nka rimwe cya kabiri, akiga nyine gufata ibiryo mu kanwa akabihekenya. Kami rero we dukora biswi n'amata. Inshuti zanjye, ibi bintu biraryoha. Njyewe ntabwo nkunda ibintu biryohera, ariko iyo nkoze ikintu ngiye guhereza umwana nijyaho gatoya nkamuha, biraryoha. Hari n'abantu bakuru babirya. Umunsi mbikora umushuti wanjye niwe wahise nawe ngo abikora ariko kuwa gatanu ni uko nguko gahunda ziba ziteye. Muri iki cyumweru, kuko ubw'icyumweru gitaha inshallah nzabihindura, ariko muri iki cyumweru ho ni biswi n'amata mu gitondo. Ibyo bintu umukobwa wanjye arabikunda, abirya afite kuraje. Ushobora gutinda kubyuka nyine kumwe mu gitondo, umuntu aba yiganyira mu buriri, ukamubwira ati ariko siko uyu munsi numvishe nabonye uri burye biswi n'amata. Ahita amera iki, arabikunda. Hahandi ushobora kubimuha na nimugoroba yataha wabimuha akabyemera, nuko arabikunda cyane. Rero kuwa gatanu, nubwo ntari narangije no kubyandika, kuwa gatanu nzamuha ibinyomoro, amatunda, kurushaho amatunda yarahenze. Abantu muzi ko amatunda yahenze. Ubu ararya ndeharya, ararya umwana ufite nyina, simbizi ibintu nk'ibyo. Ibinyomoro, amatunda n'ipapayi. Ipapayi ni umuti, ni umuti wacu, ariko nta muti wundi mbarangiyemo. Umuneke, ibyo ni byo madamazera wanjye azarya. Ikindi nibagiwe kubabwira, kuwa gatatu ataha kare.
ariko n'ubundi nari nababwiye ko kuwa gatatu nimugoroba bafata ipapayi, ariko saa sita kuwa gatatu aba agomba gufata ibiryo mama we yatetse. Ibyo sinjya mbyandikaho kubera ko ubwo nyine kuwa gatatu mba ngomba guteka, urugo rwose rukarya ibyo natetse, ariko kubera ko mba nzi ko umukobwa ari butahe kare mba ngomba gukoresha uko nshoboye nkateka, kuko ari mu bantu bakunda ibiryo natetse. Iyo natetse ambwira utugambo twiza, ma niwe watetse, ma uteka neza, ma ugira ma uzi gutekera umuntu ukumva ibintu yabikunze, nyine akanakubwira ko uteka neza, mbabarira. Nta cyatuma udateka buri munsi. Kuwa gatandatu rero nibwo anywa igikoma. Kuwa gatandatu ifu y'igikoma yose ndi buyivuge, nyine iyo bayita inzara ko ndashonje. Kuwa gatandatu duteka igikoma umwanya munini. Ifu sinyivuze kubera ko nta nyine ifu wakoresha iyo ari yo yose, si ngombwa wenda twebwe dukoresha, ariko ifu y'igikoma nshuti zanjye, ifu y'igikoma nshuti zanjye, ibyo bintu bihuriye. Igikoma nshuti zanjye mujye mugiteka umwanya munini, kuko mu bintu bitera constipation ku bantu ibikoma bidahiye birimo. Sinywa igikoma pe, cyarananiye kuko nize kukinywa mfite inda, bari kukinywa numva kirahumura neza, nanjye ndashega ndakinywa, kingwa nabi. Ni nabwo bwa mbere nari nywa igikoma. Igikoma ntabwo ari ikintu duhuza. Nakinywemererwa nabi umunsi wa mbere, singira ngo ni ibyo gutwita, uwa kabiri birongera, muganga wanjye mu muti ndanagihagarika, ntago duhuza. Ariko igikoma kidahiye mbibonera ku bandi, ntabwo ari sawa. Igikoma niba ugiye kugiteka, igomwa umwanya wawe, ukibe hafi, ugiteke umwanya munini gishye. Niba nta mwanya ufite, umuntu wari ugiye kugiha mwaranje mu bundi buryo, kuko igikoma nuko reka nikomereze. Igikoma rero kuwa gatandatu mu gitondo kandi tumushyiramo biswi. Nta mugati. Abantu benshi igikoma bakijyanana n'umugati cyangwa ngo igikoma cyonyine. Igikoma kirimo biswi nacyo kiba kimeze neza, abana baragikunda. N'ubundi kuwa gatandatu nta kintu nari nanditse, ariko ndabona ngiye gushyiraho amaronji, amaronji na pome. Iyo twamuhaye pome nyine usibye kuyironga ukayisatura ugakuramo turiya tubuto na ka kantu ko hejuru kaba kameze nk'ako ku runyanya, nta kindi, ntabwo tuyihata, nta kandi kazi idusaba. Nicyo kintu tuyikorera, tukabikuraho nyine akayirya. N'amaronji ni ukuyasaturamo matoya akabirya gutyo. Ubwo kuwa gatandatu bikaba birarangiye. Hama ku cyumweru nabwo n'ubundi tumuha igikoma na biswi. Mwumvishe ko umugati twebwe mu rugo awufata rimwe mu cyumweru. Hari n'igihe icyumweru ihorera nshobora kuyipanga muri icyo cyumweru ntawurye, ko nk'icyumweru gitaha nagashobora kuwurya kubera ko muri iki ngiki yawuriye. Ntabwo ngewe umugati rwose nkubaha cyane, kandi no kuri bariya batoya ntabwo nabo mbaho umugati cyane. Barahuza akenshi aho ngaho ku mugati, barahuza umunsi kandi bakanawurya rimwe mu cyumweru, biba bihagije kuko n'umugati ugira icyo ufasha umubiri. Hama ku cyumweru nabwo ntabwo nari nashyizeho imbuto azafata, ariko ngiye kuzishyiraho. Usibye ko nzakora ji y'umwembe n'ipapayi n'ikinyomoro.
ngo mu mujyi nta n'umwe. Urumva, nzakora ji nibinkundira, mfite uburyo nzabereka ukuntu iyo ji y'umwembe n'ipapayi tuyikora ikaba imeze neza. Hari ukuntu ikinyomoro gitangamo akabara keza. Mbabwiye iyo horeri mbabwiye ni iy'umwana utaha nimugoroba akirirwa ku ishuri, akagira ikintu ava mu rugo afashe, yanataha akagira ikindi afata, ariko ubwo simbabwiye ibya nijoro. Ibya nijoro n'ubundi biba bijya guhura n'ibyo twebwe tuba turi bufate. Ikindi, hari igihe kigera abana bakajya biga bari gutaha hakiri kare ku buryo agira ikintu afata mu rugo. Birashoboka, ariko akenshi iyo byabaye turahuza. Ntago noneho twaba tugiye kugira inkono nka saa mu rugo kandi we ari mukuru twagahujije. Uzi ukuntu nanga kubona aha nyine ku munsi umwe ugasanga mufite guteka nyine ibiryo by'abo bana batoya batarya ibiryo birimo amavuta nka bimwe muba muri burye, cyangwa se bitarimo n'amavuta n'umunyu nk'uwo murya, hakazaho iby'umwana wundi ngo uri burya ibimeze gutya na gutya, hakazaho iby'umupapa wo mu rugo, hakazaho ibyanyu bya rusange. Izo nkono reka. Ikintu nzi gishoboka ni uko ibintu nabonye abantu benshi bahuza. Mushobora gutekera abo bana batoya baba bari burya umunyu mukeya, utuvuta dukeya, cyangwa se nayo ntayarimo bitewe n'ikintu bari burye. Noneho ugasanga iyo nkono iri ku ruhande, mutetse n'indi ya rusange, wenda no gukora ji cyangwa salade. Yego, ibyo. Ariko utuntu tw'udukonori twinshi, oya sha, turarambirana byatari. Ibintu byo guteka nyine inkono nyinshi birarambirana, kereka cyakora wenda iyo mufite abashyitsi. Hari ukuntu mugira abashyitsi ugasanga harimo abatarya amavuta, harimo abatarya umunyu, ugasanga ararya umunyu ariko ntarya amavuta, kandi bose ugomba kubitaho ukabibakorera. Wenda aho birumvikana, ariko bya buri munsi mu rugo warambirwa, wasara. Ibintu mbabwiye, hari nibagiwe kubabwira, ubundi nyine nabasomeye iyo nakoze. Ariko ushobora no gufata cornflakes ukazishyira mu mata, ushobora kuzifata ukazishyira mu gikoma mu gitondo, umwana akabifata. Mu gitondo ushobora kubyuka ugateka igikoma, mu mwanya wo gushyiramo umugati cyangwa mu mwanya wo kumuha makaroni ugashyiramo cornflakes. Hari ayo makaroni za noodles, abantu bose murazizi nta nubwo zihenda. Havuyeho noodles hakajyaho porridge. Ikindi, porridge ushobora kuyimuha nyine kuriya umuntu aba yayitetse bisanzwe, ugashyiramo agasukari bikarangira. Ariko ushobora no mbere yo kuyarura mu sahani aba agiye kuriramo, ukabanza ugashyiramo umuneke, ugasa nk'uwunomba, ugahita usukamo ya porridge ku buryo ayirya harimo n'umuneke. Ubwo si uburyo bubiri muri porridge. Hakaza nyine na cornflakes ushobora kuzishyira mu mata cyangwa ukazishyira gutyo mu gikoma. Hakaza uko nyine ushobora gukora icyayi ukamushyiriramo, nyine akakoresha n'umugati. Kimwe ko ushobora no gukora umureti agakoresha icyayi. Ushobora gukora ikindi kintu cyiza gitera n'imbaraga, kurya igi ritogosheje. Bishoboka ubona ikirere kimeze neza, nyine n'umwana ari mu kamudu keza, ukamukubita igi ritogosheje abiri, ukamuha na ji akigira ku ishuri. Umwana yirirwana imbaraga. Murabizi igi ritogosheje ni ingabo. Nanjye kuvuga nanjye kuvuga ntabwo bibaho, kandi najyaga mbyumva muri publicité. Ikindi ni iki bagiye kuhabwira ndumva nta kindi. Ikindi, ushoboye gukora smoothie ukazikora, ushobora kuyikora ako kanya agahita ayinywa. Bidakunze ushobora gukora nyinshi n'ubundi muri weekend, noneho ukaza kuza kuyikura muri firigo, niba iri nko wenda urugero
nko mu gikombe nk'iki cyangwa igikombe cya mayoneze, reba ino mayoneze ya citro, biriya bikombe ntimukajya mubijugunya, bifite umumaro ukomeye cyane. Nabimenye ku nshuro yanjye bwa mbere njya muri Otaka, nibwo nabonye ko biriya bikombe ushobora kubikoresha ikintu kizima mu rugo. Rero nanjye ubu ngiye kubishaka biriya bikombe, nzabereka ushobora kugifata ugakora iyo smoothie ukanayirazamo ukapfundikira, noneho mu gitondo mu buryo bwo kugira ngo umwana adafata ibintu bikonje akaba yagira amanjine cyangwa ibindi bibazo byo kuba yafashe ibintu bikonje kandi hari hanakonje, ugafata amazi avuye muri teremusi ukayatereka nko mu kantu k'akabase ugaterekamo, noneho urumva iri hasi itangira kuvamo ubukonje ku buryo ishobora no kuzanamo akantu ko gushyuha, ukahita ufata akantu ugacishamo nk'ikiyiko ukayivanga, ikahita imera neza nk'aho uyikoza ku kanya kandi umwana akayifata. Aho ni ku muntu utabona umwanya wo kuyikora mu gitondo ngo ahita ayinywa. Ariko nanone mubaye mu rugo muri benshi, ushoboye kuyikora abayikora, umwana nawe hari undi muntu uri kumutunganya ku buryo bihita bihurirana, asoza ayifata kandi umva haba harimo imbuto n'ukuntu iba imeze, nta nzara yagira. Umunsi umwe nimbishobora, ubwo munsi nzaba nararanye na kamerara cyangwa nzakoresha telefone, nimbishobora ari mu gitondo muri ayo masaha nzabereka ukuntu umuntu ashaka kubikora, nyine ukuntu dutegurane, mbega Kami agiye ku ishuri nk'undi muntu aba ari kumutegura, nanjye mfite ibindi ndi gukora cyangwa njye ndi kumutegura hari undi, gutyo. Ndabasezeranyije ko nzabikora, nzabipanga na Franco ni boss wanjye, niwe umpangira, nyine azambwira niba bizakunda ko arara hano cyangwa hazindukira cyangwa nkakoresha telefone. Ubwo rero mwakoze kunkurikira, ndibaza mubwiye akantu k'ubwenge, ibyanjye byawe bitangiye gusimbuka. Mwakoze kunkurikira, ndabakunda.